gusa nakuze nzi ko papa ari umukire ku buryo n'abantu kuko yacururizaga namwe mu mujyi wa Gisenyi. Papa pfa yasize imitungo mu mujyi no mu cyaro, ariko nyine kubera ko yari afite abagore babiri asiga nta kintu avuze. None amaze gupfa ubwo nyine buri muntu yashakaga kwikurira mwibye. None ashatse kwikurira mwibye wenda hari impapuro zari zirimo zasaga nk'izibivugaho gakeya, narazifashe ndaziba, zavugaga ku mitungo ya papa. Noneho bazishatse barazibura, bazibuze nicyo cyatumye famiye isa nkaho impizi. Noneho mu rugo kugira ngo tuze gushwana, uwo mukuru wanjye nari ndi kukubwira yashatse umugore. Ubwo rero mu rugo bahise babona ko icyo nacyo ari ikibazo, kubera ko nimba bo batamushaka njye bakabona tugomeje gukominikana, bahise batekereza n'ibindi bintu batanya no gutekereza ngo ndanamutunze. Kandi ibaze nawe icyo gihe imyaka nari mfite ni nka 10 n'ingahe gutyo, 12 n'itatu gutyo, 14 gutyo, 15. Yari afite abana babiri. Batanya kuvuga ko utunze umugore wa mukuru wawe. Ayo magambo ni mama wayambwiye na mukuru wanjye nibo bayambwiye, ariko byarambabaje. Ariko ikiza cyari kiri aho ngaho, abaturanyi bo barankundaga. Abaturanyi bari bazi ko abaturanyi bose abatagira icyo dupfana mbese bose barebaga movement ziri kubera muri famille yanjye. Aho ngeze bakansabira umugisha, ati mwana wacu ihangane. Ariko hagati aho nigeze kurara hanze inshuro 3. Ubwo nyine nari nabuze aho ndara. Nari nabuze aho ndara hanze inshuro 3, ijoro 3. Kuva ko nari mayoboye yujuje ibyangombwa. Ariko none ikintu cyaza kumbabaza gute ndi kurara hanze kandi papa nzi ko yubatse amazu mwaho mujyi wa Gisenyi. Nubundi baracyari famille yanjye gusa, ariko nanone ntago ndageza kuri cya gihe mvuze ngo mbisanzuyeho ngiye kubirekurira. Nabo barageza kuri cya gihe cyo kuvuga ngo banyisanzuyeho. Nawe utarakanda subscribe, kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.